umugani mu kinyarwanda ngo icyo umwana yarose ngo ntago ari cyo wabo bateka kereka iyo ari se wenyine wa kirose kandi bakongera bakavuga ngo umwana wese ahava akagera ashobora gukina n'amabere ya nyina ariko ntiyakina n'amapumbu ya se sibyo ikindi kintu kimwe kiruta ibindi bintu byose ayo magambo araremera kuvugwa cyane ubu uri kwamamara bareke Ombolenga avugwe bareke Haja avugwe bareke uriya mwana Bugingo Hakim avugwe bareke buri mukinnyi wese waje muri aperi twafashe noneho abana babaye mu bisirikare by'ibindi bihugu nibo baje gukina muri aperi ako niko kamwe nabanzaga kubabwira buriya abasirikare benshi noneho baje gukina muri aperi Bwana Watara yambaye inyenyeri kuwa kane bazamwambika inyenyeri yes reka tubahereze ikaze uwe wakoze subscribe nawe utarayikora nicyo gihe ni nako kanya twababwiye yuko zino platform tuzajya tubazanira abatumirwa bakagenda basesengura ku kijyanye n'imikino noneho twabazaniye ba nyirabyo ngira ngo murimo kugenda mubareba neza cyane ukibabona urahita ubibwira ariko hagati aho ngaho reka tubanze tubabwire tuti happy Independence Day kubera ko uyu ni umunsi mukuru ni umunsi abanyarwanda tuba turi mu byishimo bikomeye cyane ubwo rero ndizera yuko umudiaspora nyarwanda ahari hose anezerewe rero umunyarwandakazi ndizera yuko imishanana rwose mwayikozeho abanyarwandakazi bamenyerewe cyane mu gukenyera urugori ewana kabisa ibintu byose ari neza cyane dukomeza kugenda twishimira iki gikorwa cy'igihugu tuba tugiye turimo cyane abanyarwanda twese twisangamo muri rusange no kuvuga ngo rero ndibubatindire kugira ngo twihute tujye no mu zindi gahunda muri rusange by'umwihariko turaganira kuri football cyangwa se ku ikipe ya APR Club Giant nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu iyo urebye mu izamu incundura ziranyeganyega ntago ngewe mbizi cyane kuruta abano bagabo turi kumwe kuri kamera reka mbanze nakire umugabo wambaye the champion kabisa abanze atwibwire n'amazina ye abanze atwinjize kabisa mu mwandiko neza cyane se buriya kubibwira buriya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ibyiza akaryoshye ngo ntigahora mwitama karyoshye ntigahora mwitama barabizi ko mu gihugu cyangwa abadiaspora aho baherereye muri Afurika Nyabugogo ni umuntu umaze kwandikamo izina rikomeye cyangwa ni umuntu umaze kwiyandika mu mitima y'abaturarwanda bamaze kukumenya cyane n'ababa mu bihugu bigiye bitandukanye bo birirwa bamamagara banyandikira kuri WhatsApp ni byiza mbamenyesha ko nitwa Nyabugogo International ndi umukunzi wa APR nta nubwo ndi umufana wayo yego ikindi nkorera hano ruguru gatoya nkora ibijyanye n'inzara z'abagore abenshi bo barabizi kubasukura cyane kabisa abenshi bo barabizi ariko ikitonderwa navugaho ibya match twakinnye na Rayon ibya match turi hafi gukina na Rayon Sport kuri Super Coupe ku itariki 2 z'ukwa munani Nyabugogo Rayon Sport yizanye iby'urugendo dufite rwo kujya Gicumbi ndetse tuyobowe n'umukuru w'igihugu cyacu ari we nyakubahwa Perezida Paul Kagame arangajwe imbere na Fande CDS Haji Mubaraka Muganga ndetse na umugaba mukuru w'ikirenga cya PERI bamwita James Kabarebe ndetse n'abandi navuze ngewe ndabifuriza umunsi mukuru wo kubohora igihugu ewana kabisa aho bari hose ikindi mvugaho buriya nuko bari n'abakinnyi beza ariko ndabanza kugira ngo nkubaze akantu gatoya mbaza ndagusubiza witwa Yannick Bizimana uramubona ifi n'inkoko bya bintu yiswe iryo zina ry'ifi n'inkoko arihe yaragiye mu yari amaze gutangaza amagambo yuko agiye kujya koza ifi n'inkoko kuko yari yizeye ko azabibona sibyo ubwo rero icyo nkubwira nuko bari abakinnyi bagombaga kuza cyangwa bari bari merite yo kuza muri Nyamukandagira ubwo twavuga yuko ari ibiryo byaba bibajyanye ntabwo ari ibiryo kuba wagira icyo ukora kunoza umurimo
tukiri aho rero Nyabugogo hari n'abajya bakwita Nyabarongo hari abajya numva bakwita na Nyabarongo n'ubundi Nyabarongo ni umugezi utemba kandi uturanye na Nyabugogo kandi ugeze buriya ngende gare ya mbere buri muntu wese habe umunyamerika habe muki abanza guca muri Nyabugogo. Reka tubanze twakire rero undi mugabo mu mutima wanjye, reka kuyavuga siko kuyamara. Reka twakire undi mugabo kabisa mukuru cyane, ngira ngo si n'ubwa mbere mumubonye kuri zino platform zacu. Reka nawe abibwire muri rusange, ubundi dukomeze umwandiko. Ngira ngo mwamaze kubona yuko bigiye kuryoha. Yes, nkuko bisanzwe ni Bovic Rwanda kabisa. Iyi ni inshuro ya kabiri kuri byose TV. Ariko mbere na mbere Oliver, umunsi mukuru wo kwibohora, umunsi mukuru wo kwibohora ku ma equipe dukunda yacu hano mu Rwanda, umunsi mukuru wo kwibohora ku ba sportif bose, ariko by'umwihariko umunsi mukuru wo kwibohora ku bafana ba APR Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Ubu turahari dukubutse muri bya bihe byo kwirwa ngo duhanganye na za kipe zaho ngaho. Ubu turi mu kiragano gisha twakubutse kwa Darikonovic, aho twavuyeyo mwaje kwa Mohamed Abdelrahim ngubu Taleb Abdelrahim, naho ngaho twiryamiye, naho twicariye, turi kwa ba Watara bashyashya. Nyabugogo amaze kubwira ko ubu bambaye inyenyeri. Kwa Meme Dao ujya wumva Lauf Meme Dao, muvuge neza Lauf Meme Dao. Iryo zina mu minsi iri imbere urajya uvuga ibintu by'amateka rikomoka kuri uri atwara ubwato mu nyanja, ni submarine. Ubwo rero ujya wumva ngo imbunda z'imisada, yego, nizo zonyine turakoresha. Imbunda y'umusada akaba ari dushaka kituvangira, akaba ari Sekiganda, imbunda y'umusada. Sekiganda ho musajya afunderezamo hari uri wano ndi muganda ndi musajya ndi kuko se bakabagande ndakaceka wano urumanyi ruganda urumanyi sebo wana ndabyumva cyane. Biraza kuza kuryaha. Bovic amaze kuba agenda bigarukaho ibyo tugiye kuba tuganiraho. Tugiye kuganira kuri Club Giant, mboneraho nanjye kubifuriza kabisa umunsi mwiza wo kwibohora. Ingoyi twahozemo cyangwa se twari turimo mu myaka 31 ishize. Ndizera ruko Club Giant mabafana cyangwa se abakunzi bameze neza cyane. Yes, ubwo rero Club Giant abafana bayo baba bari mu byishimo bikomeye cyane. Ndizera yuko mwamaze kubabona bano bagabo mu myenda y'imikara n'imyeru, bameze neza cyane. Ibyishimo ni byose, kuna kanyamuneza ni kose ku maso. Ngira ngo reka duhere kuri Nyabugogo, atubwire abamwe mu bakinnyi bamaze kuba binjiza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Bamaze kuba bagenda babakomozaho, ariko batubwire ese ni iki bazanye mu ikipe ya Rayon Sports. Bito mumbabarire buriya nabakeba ni iki bakuye mu ikipe ya Rayon Sports, ni iki bazanye mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikesa imitutu, kubera ko twagiye tubona hari bamwe mu batangiye kuba bagenda batangaza, barimo witwa Ombarenga Fitinara, amagambo aherutse gutangaza, witwa Haji yatangaje kabisa mu gahinda kenshi, mu kababaro kenshi. Ni ukuvuga ngo rero reka Nyabugogo agende atunyuriramo muri makeya ingamba abakinnyi ba Rayon Sports bahoze muri Rayon bazanye mu ikipe ya APR. Okay, ikintu cya mbere mbivugaho buriya uzarebe umugore ushonje, yego, cyangwa umwana ushonje, utangiranye amagambo akomeye cyane. Umugore ushonje cyangwa umwana ushonje, umugore ushonje aramutse agiye mu rugo rurimo ibiryo, wowe mugabo wamwicishaga inzara ntabwo yazagaruka, ahubwo yajya atekereza kugukubita noneho kugira ngo n'ubwonko bwawe abunoze rwose, akubabaze cyane. Ikindi rero nakubwiraga cyo ni kimwe, buriya umwana ushonje iyo ageze aho batetse umwotsi uzamuka aricara ntagahava agategereza igihe abandi barira. Ubwo rero ibyo Haji yatangaje babibonye, yaje mu biryo ndetse n'ikimenyimenyi turatangira kubaga ku itariki 4
itariki twatangiye kubaga uno munsi uyu munsi Haji agomba kurya inka yose yiwe wenyine kugira ngo inzara yari afite azasubire iwabo Rubavu yarashize n'inkoko agakoza buriya Ombolenga nawe inzara ntayo afite ariko agahinda kari karamushenjaguye umutima kuko yagiye mu bintu atishimiye sibyo yagiye bamubeshyera bamwe na bamwe ngo yatugambaniye ariko Ombolenga n'umwana wacu kandi yagarutse iwabo ni karibu. Ikindi kintu nongera kuvugaho mu bakinnyi nakuye muri Reyo ntago nabakuyemo kugira ngo baze bakine muri APR, nabakuyemo kugira ngo mbabaze Reyo Sport kugira ngo nyishengure umutima. Ese buriya urabababaje? Ndabababaje kubera ko icyambere nta mafaranga bafite ari buhitazana abandi bantu usibye ko bifashishije kara gakipe kara hanze nako nzagakubita ibitego bitatu buriya niduhura muri Champions League uzareba nzagakubita bitatu. Bakifashishije baravuga ati nzarira twishe imbaho zarahiye mu gakinjiro kubera umutekano muke. Imbaho zizanye te Nyabugo uretse gato tubabarire udutize abakinnyi babiri baze badufashe imbaho nizongera kuboneka tuzakwishyura. Tuzaba tureba rero imbaho se zizaboneka ryari. Reka tukira aho ngaho nibarize Nyabugogo ikintu kijyanye n'imbaho ukizanye uteko. Ndagira ngo nkumenyeshe ko abayobozi ba Rayon Sport bose bacuruza imbaho. Udacuruza imbaho acuruza amakaro kandi acururiza mu gakinjiro. Kandi aho bacururiza niho hahiye. Bivuge neza naho bakura. Tubafate no mu mugongo. Naho bakura ni mu mbaho ni mu mbaho. Reka mbaze mugenzi wawe nk'ikibazo nari nkubajije nawe akunganire muri rusange. Bovic wowe urabyumva ute ukimara kubona recruitment ikipe ya APR ikoze, wowe wabyakiriye gute? Abakinnyi batavuzweho rumwe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport mu mpera za shampiyona yari irimo kugenda irangira, bamwe ntago bigeze babona umwanya, siritu nka Haji ndetse na Ombolenga Fitina nta mwanya bigeze babona. Wowe ukimara kubona ikipe ya APR ikoze recruitment zimeze kuriya wabyakiriye gute? Icyo nkubwira ni kimwe, gusaba kuba wariye. Ntabwo rero wakora utari. Keve yaravuze ngo inzara iratwishe turapfuye. Sibyo? Ni nayo mpamvu badutsinze ibitego bibiri. Watara yarabacenze bose baragwirirana. Nari amaguru ameza atyo. Igitego cyiza cyane yaracenze arararya. Icyo nkubwira rero Iraguha Haji ni umukinnyi mwiza warukenewe, ufite gabari, ufite ikintu gishya azanye muri APR. Ni n'umukinnyi ukiri mutoya wakubakira. Ibyo kumbwira rero ngo nta kintu kirimo ngo urabona ngo ntacyo azanye gishyashya ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko sibyo buriya abatrapera vugwe nibwo aje kwamamara. Ageze mu ikipe irimo ibintu byose, irimo abafana bagomba kubavuga neza, irimo abantu bagomba kubaherekeza mu ntara zigiye zitandukanye, irimo abajenerali bagomba kubicaza bakababwira ati mubigenze gutya inzara yikwica, irimo abantu bagomba kubagira inama bakababwira ati mukora ubukwe turabakorera ubukwe tubaha inzu mubemo, irimo abantu bakora buri kimwe cyose, irimo abantu bakakanya batangiye kubaga inkuno munsi kugira ngo buri mukinnyi wa APR wese ni nka 500, buri mukinnyi wa APR wese turabakinnyi n'abakinnyi 30 yemerewe kurya inka ye tukazatangira shampiyona. Utibagiwe n'akademi Intare nazo ndakubwira ko Intare nacyo tuvuze se ko buri mukinnyi wese azafata inka akayigabana na Petit Frere we byatwara iki? Nabyo byashoboka inka zirahari. None abaturarwanda abandi baturarwanda basigaye bagasangirizwa. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko iz'abakinnyi ba Perizo nta nubwo bazazikawusha, nta nubwo bazazitogosa. Icyo mubwira rero Olivier, wenda tugiye muri tekinike, urabona Bugingo Hakimu ni umukinnyi mwiza uzaza kunganira Niyomugabo Claude. Tukiraho ntaguciye mu ijambo, Niyomugabo Claude ari amakuru namaze kumenya yuko ikipe yazamu ikimuryamyeho
ibyo ngewe ntabwo nabihamya kubera ko urabizi muri iri soko ry'igura n'igurisha hari rumazi aba ari nyinshi ariko icyo nakubwira cyo Nyamukandagira ifite intego yo kubaka squad ikomeye iyo ushaka rero kubaka squad ikomeye ugumana abakinnyi ufite iriya kipe ahantu niyo mugabo Claude ateze kujya icyo ni kimwe arahari urakonfirme sibyo ndakonfirimye ndagira nicyo mubwira kuko buriya ibyo Azamu yaha APR yabasha kubimuha kuko ntago ntekereza ko Azamu irusha ubushobozi APRFC sibyo rero uriya mwana azaza gufasha gukavaringa Claude kuko wabonaga ko hari icyuho umuntu wese yibazaga ngo ese niyo mugabo Claude aramutse avunitse yakinnye imikino irenga 30 adasimburwa yego kumva ko iyo retushe yari ikenewe yo kuzana uriya mwana Bugingo Hakim ikindi nakubwira nuko nimero 2 dufite Kagege Byiringiro Gilbert ariko kuva aho Ombolenga yari yaragiye muri Rayon Sport wabonaga ko hari icyuho kuri iriya nimero 2 ntabwo Kagege yari yakagira maturité ikwereka yuko turamutse tugiye mu mikino y'amatsinda hari ikintu Kagege yagufasha bitewe na maturité ariko Ombolenga ni umukinnyi twagiye tujyana nubwo wenda bitagenze neza ariko ndakubwira ko wenda iyo experience arayifite yego yarakwiye kugaruka wowe wakuze utumva Ombolenga nje ndi n'umufana wa Ombolenga ninde muntu wamusimbuye kuva wabaho basi muri equipe natubwire nimero 2 hano mu Rwanda nyuma ya Ruseshangoga Michel tubwire undi nimero 2 Ruseshangoga Michel nawe yubaha Ombolenga yego aramwubaha rwose yes reka twari turi muri abo bakinnyi bavuye mu ikipe ya Mukeba twinjira rero mu bakinnyi baguzwe kuri ba nimero 6 hajemo Sekiganda ngenda vuga kuri Sekiganda kapiteni wa equipe ya Uganda uriya yabaye umuganda musigure mu kiganda ndabanza mbabwire akantu kamwe abantu benshi kubera badukurikiye ntago bazi Kigande ako ndaza kujya nyinyi ariko hari n'abagande badukurikiye ariko abenshi badukurikiye b'abanyarwanda ntago bazi Kiganda ahubwo bazi Icyongereza cyangwa Igifaransa kubera ko muri no minsi turi gukoresha language sibyo ariko najya ngo mumenyeshe ko uriya Sekiganda yabayeho umusirikare burehe yari special force wa Uganda uriko yari special force wa Uganda aje guterera hehe muri EPR nimero 6 uri kumva n'ubundi aragomba be special force nukuvuga ngo niwe mukuru w'umutwe witwaje ubwoba azajya bahana uriya niwe uzajya ubahana nukuvuga ngo Muhozi aramutumye ati genda utanga umutahe wawe aramudeploy Nyabugogo wavuze kuri equipe ya Pyramide kipe ya Pyramide yabatsinze ibitego birenga 6 ubu ngubu 6 se ndagira ngo nkumenyeshe ko buretse gato nkubwire buriya rero n'urwana n'umwana ukamukubita ntanakurume ntuzavuge ko warwanye ntago jye nayirumye warayirumye ariko yaragukubise ntago yangambaniye wayo nari narangije irangambaniye ikibazo nyirizina nashaka kukubaza ikintu nakubaza ni kimwe reka mbaze Nyabugogo ikibazo nashaka kumubaza iki kiganiro kiraza iriya kipe yagukubise ibitego biri hejuru ya 5 sibyo kiragiye nabwo mwari mufite ikipe ikomeye ahubwo icyo nashaka kukubaza ubu ngubu uburyo uri kwiyubaka ukoresheje bano banyarwanda ukuye muri Rayon Sport urabona aribwo bugiye kugufasha kujya mu mikino y'Afrika bazakina championnat ni cy'amahoro ntabwo abangaba arabo gukina Champions League ntabwo ari burajyana muri Champions League oya twita abakinnyi 6 bari mu ndege harimo umwongereza uwo bita Jeremy Doku yageze ku kibuga cy'indege hano mu Rwanda guturuka muri Man City uwo bita Philippe Coutinho tayari nawe ari mu ndege ari kuza ubwo se koko urambira ko guturuka muri Saudi Pro League oya reka tujye tujya muri tekinike yese Pyramide duhura mu rugendo rw'amatsinda yadukubise 6 ndabyemera yego twayitsinze bingahe bibiri sibyo inshuro ya kabiri yadutsinze ibitego 3 nuko kwereka ko
kuri iyi nshuro sintekereza ko Dauda Yosef guhunga ariko sinzi niba mu rugendo rw'amatsinda kuri iyi nshuro turi buhure n'umwarabu cyangwa na piramide ariko kuri iyi nshuro niyo uwo twahura nawe wese turacapa tukiraho nkunganiye gatoya kuri piramide yabatsinze ibitego bitatu ariko uwitwa Fiston Karara Mayere yaravuze ati ikipe twatsinze ibitego bitandatu ntago ariyo dutsinze ibitego bitatu ati buriya ikintu kibaho cyiza ni consistency ni uguhozaho ikindi kibaho cyiza wamaze no kuba ugarukaho ni uguhorana ubwo yahuye na Korode akajya agira atya aramubwira ati Petit fata godiyo wanyemeje ati ni uguhozaho ukagumana swadi yawe muri rusange icyo kintu waje kuba ukigarukaho ari nacyo tugiye kuba turebaho hari piramide y'iyo yari maze imyaka ingahe itagerayo imyaka igera muri mu munani hafi 12 yafashe swadi irayubaka ni ukuvuga ngo rero niba ufashe abakinnyi bawe twabonye ikipe ya APR isezerera abakinnyi batandatu yinjizamo abandi bakinnyi bagera kuri 7 bashyashya icyo gihe impamvu bariya twabirukanye barabareyo twabirukana nyine bariya barabareyo uri kumva twabirukanye na kiriya gicucu cya Papa Kevin ngo bakita ngo iki Danikonovici Padiri Danikonovici Imana mu ndinda ya masaha naza no kwambuka umuhanda imodoka ikangonga isukana gatebo umusada wonyine piramide yagize mu rugendo rw'amatsinda rushize ni umusada wa Danikonovici ariko kuri iyi nshuro Talebu ntabwo ibyo baramubwira Ahmad umutoza uri karifiye tekinisiye ariko mugarutse ku mutoza nshaka kubabaza ikibazo yari kirimo kunsobanura ikibazo uri kunca mu ijambo itonde Talebu Abdelrahim umutoza umenyereye amatsinda ibintu byo kumbwira ngo urafata abana bataramenya no gufunga baro bakikarabya ubabwire ngo mujye ngo guhangana na piramide ntacyo bakora afite ijisho rireba afite IQ ni doctor wa mupira uriya niwe dufite kugeza uyu munsi doctor of football nakubwiye nkitangira ngo dukubutse muri bya bihe byo kwirirwa tubyigana na ba Danikonovici twaje muri kubanza ubundi reka ngiye ikintu ngiye kukubwira bagiye kubanza kureba umupira General araterera hehe igicumbi uhita ubaha ishusho y'ibyo bagomba gukora iriya niki y'ibintu tugiye gukora muri uyu mwaka w'imikino ibyo nakubwiye ngo ibyo kujya kwirirwa duhangana n'amakipe ngo y'inyarugenge ngo zagombaniye mwararurenze ntabwo ibyo bigihari siko ubu se reka nkubaze ubu noneho ngaho indege iraparika noneho igihe kingana n'amasaha ibyo kuzima niyo migani mwirirwa muducira ntabwo njye ndimo njye sindimo ubusaba rero nibafunze icyo gufungwa ariko uracyishimiye se uracyishimiye reka nkubwire buretse gato uzi impamvu ntabwo nyizi buretse gato nkubwire ntabwo navuga ko mbyishimiye ariko mva impamvu ya mbere buriya nugira discipline nke nubona ko nawe uri umunyamakuru unkoresha etabi ugira discipline nke bazakunyuza akanya hari ikibazo wari wambonaho kuva igihe tuzi ariko wowe urifata ugafata amabuye ugatera abantu kuba tuganiraho bwana Nyabugogo buretse gato ngiye ibyo byose ngiye mba ngomba kubivugaho kuko nicyo kiba cyanzanye kwicara urifataho ugatera amabuye abacunga umutekano bawe bagucungira umutekano kugira ngo ekipe yawe ikine neza ubundi twabonye Saruponga basabira imbabazi koko ni ukuri nanjye aho ndahanganga Nyabugogo aho bari rwose dore nanjye ndapfukamye ibyaha bakoze babibabarirwe rwose nyakubahwa perezida Paul Kagame nyakubahwa Haji Afande Mubaraka Muganga nyakubahwa perezida wa federasiyo yacu y'umupira w'amaguru mu Rwanda nyakubahwa Haji nyakubahwa umugaba mukuru wa RIB umuvugizi wa RIB rwose badufashe batubabarire kariya ka disipurine kagaragayeho ntabwo kazongera kugaragara igihe bahanye n'ikinini bababarire ntabwo bizasubira ubwo butumwa rwose
butubabarire bugere kubo bugenewe, iyo message ikomeze itambuke. Twari tukirimo kugenda twiganirira ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga, kandi ndimo ndakunda uburyo turimo kwinjira mu mwandiko neza cyane. Ni nayo mpamvu mba nahisemo nkavuga nireka ntumira abantu basobanutse, kuko murasobanutse, muri abantu baganira kinyamupira. Nkuko nagiye mbona uwitwa Kamananga avuga ati dukeneye abantu ba kinyamupira baganira kinyamupira. Ni ukuvuga ngo rero twari turimo tugenda tunakomoza ku birori bigomba kubera ku Murindi w'Intwari, ariko tutarava ku ikipe muri rusange. Ikipe uburyo irimo kubakika, mwebwe murabona mubyishimiye nk'abafana n'abakunzi ba Nyamukandagira? Ni ukuvuga ngo imifanire y'uyu munsi ntabwo ari yo kugendera mu kigare. Yego, ureba mu kibuga, ukareba mu by'ukuri na viziyo ya ekipe, exactly, ukanareba ariko n'ubushobozi buhari. Yego, ntabwo turajya kuvuga ngo mutuzanire ngo Kevin De Bruyne tuzi icyo bisaba. Yego, tutabanje no kubaka ibibanza. Icyo navuga rero, jewe uburyo ekipe iri kwiyubaka sava sebo, kuri njyewe it's not bad, it's so good. Ni ekipe nikomereza muri uyu mukino, muri uyu mujyo, ikagira consistency yo kugumana abakinnyi yahoranye. Icyo ni icya mbere. Yego, ya kesi yo kuza ngo abantu ngo bafate igihe babanze bamenyerane izaba imaze kuvaho. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, Rokiritoma iri gukora, ntabwo ari ngombwa ngo ugende ngo umanure abakinnyi murundo ngo uzurunde muri ekipe ngo nibwo ngo ugiye gukomeza ekipe. Oya, banza ukomeze element ufite cyangwa se abakinnyi wagusanganywe, wenda ukora akaretushe mu buryo bwa tekinike aho ubona bikenewe. Urabona ko dusigaye ubu ngubu dufite tipike nimero 10 tipike, sibyo? Ariwe Memel arahari. Niba ukurikira amakuru ariko ntiwanayabura, urabizi ko turi gushaka nimero 9 tipiko number 9. Uriya nawe rero azaba aca incundura, birumvikana. Ubwo rero nshingiye kuri ibyo, njyewe navuga ko ekipe iri mu mujyo mwiza, kandi iri kutwereka ko hari ikintu kirimo kirahinduka. Reba Watara namba 10 mugongoni, uramubona? Watara ni umuntu batwongereyemo mu bihe Darikonovic yaraturembeje. None unareba ibitego yatsinze, wari umwaka we wa mbere. Umwaka amezi ye ya mbere. Okay, ni ikipe ya APR twabonye isezerera abakinnyi barimo Victor Mbawoma Chukwemeka wari umaranye imyaka igera kuri 2 na Nyamukandagira. Tubona Tadeo Ruwanga Engineer, tubona Pichu waruteye saison ye amezi 6 meza kuri Pichu. Ndabanza mvuge kuri Pichu. Pichu nta kintu yadukiniye. Ndetse byari byo byose, nimba hari no mu wamuhaye umuti Bovic muremeranwa, nje turemeranwa nako sinangomwa ngo twemerana, kuko afite uko mwemera nanjye mfite uko mwemera, sibyo? Pichu rwose nta kintu cyarimo. Hariya nimba ari no wamuhaye umuti yari yaramubeshye, rwose nta kintu twari dufite. Okay, reka turebe noneho mbajije niba Pichu twemeranwa na Nyabugogo. Icyo nge navuga, Pichu yagerageje kuduha ibyo afite, ariko iyo ugiye kureba imyanya ihari mu buryo buri tekinike, Pichu ni nimero 6. Nimero 6 hari Dauda ni nimero 6. Hari Forodwari. Yego. Hari Tadeo. Yego. Dauda. Na Dauda yararwaye. Reka twe kumubara kubera ko yararwaye. Sibyo? Undi wari uhari ninde? Haje Sekiganda. Rero mu buryo buri très fort, Sekiganda ntekereza ko wenda sindamubona tekiniko mu ariko ni muzima cyane mbere sibyo. Urebye n'amahighlight yiwe haba muri equipe nationale, arakina n'umukinnyi mu rwego rwa engineer, arenze engineer. Tadeo Ruwanga rero we akwiye kujya muri retirement, nagende yirira amafaranga abana batoya bazi umupira bashoboye gukina, bari bafite imbaraga zo gukina, bafite avenir. Warongeye ngo Victor Mbawoma avuramemukiye cyane, urantengushye. Ni top scorer wa 2023 turi muri 2025 na gatanu. Yatsinze ibitego bingahe? Yari yatsinze 15.
ubu yatsinze bingahe ikibazo cy'imvuna ariko rekura ubwoko bw'Imana bwigendere okay turi mu bintu bishya yes kurekura witwa Nzotanga ukarokirita Omborenga ngenda gira icyo mbivugaho papa Omborenga ni muzee wa kazi sibyo no kuvuga ngo ni nko gufata umwana buri umwana wese wambaye ipantaro ya se ntabwo yakwikanga yabaye umugabo wa nyina yego n'umwana uhobeye nyina ntabwo ahita yikanga yamubereye sheri yego okay nagira ngo nkumenyeshe ko Omborenga ubaka kanya tuvugana ni nimero 2 mu Rwanda bidasubirwaho utagize n'undi muntu umukurikiye okay ashidika ngo twabonaga muri Rayon Sport atari kuhamya neza hariya reka ariko se hariya wagerayo ugakina urajya gukina icyo utari ujya gukina bagwaye skoro utahembwa ujya gukina ibaza amazi bayoye muri Nyabugogo amazi bayoye nawe muri Nyabugogo muri Nyabarongo sibyo kandi twavuganye ko ari umugezi uteye no kuvuga ngo bayoye amazi koko ya Nyabugogo mu mukubita produit ya Nyabugogo yagiriza imbaraga zo gukina okay kandi rega muri rero habamo n'abatekinisiye bagomba kukwicaza yego abatekinisiye apana abatekinisiye mu buryo bwa mupira mu buryo bw'ababyeyi babo icyo kintu Nyabugogo akomojeho haji yaje kukivugaho yaje kuvuga ati hari abantu banyicaje batari n'umutoza hari abantu banyicaje mu by'ukuri si byari ngombwa yuko ngira gute yuko nicara atari ko abantu banyicaje bakansimbuza umukinnyi ku mwanya w'umunyamahanga ti rwose abavandimwe b'abanyarwanda bagenzi banjye rwose baranyicaje ti bitari ngombwa ti nari natsinze ibitego 5 atari ko uwo bansimbuje yatsinze igitego kimwe ti bigaragare yuko nta kintu yagize gute yandushije ati nukuvuga ngo rero ku kintu Nyabugogo yaravuzeho mu by'ukuri abarimo abatekinisiye biterwa n'ukuntu abantu buriya biterwa n'amafamiye tugenda tunaturukamo rimwe na rimwe uzarebe hari n'umuntu uba ufite akantu yitwaza avuga ati we nta kintu wangira ntabwo ujya ubyumva ariko njyewe ucimbwira ngo nta kintu wangira nirwo nkwereka ko hari icyo nakugira njyewe ntabwo ibyo ngibyo nta muntu ujya ubimva nagira ngo nkumenyeshe ko kuri iyi si reba Migi uramubona Migi ndamubona buriya se Migi ugira ngo nuko yarazi umupira cyane n'urukundo rw'ikipe ugira ngo aba basaza birubavu uyu musaza bamwita nde fundi wa soka ugira ngo nuko azi umupira cyane papa ibyo tujya tubyihorera tujye tureka kwinjira mu bintu cyane ariko nagira ngo nkumenyeshe ko mu Rwanda rwacu umusozi igihumbi ngo abahigi benshi bakora bagira abayobya imbwa okay njye ntabyo mvuze ariko wowe ubwo naye mu ntambwe 10 oya simushize muri 18 metre ariko wowe uyobewe n'abaperezida 40 urambwira ko wakumvira uwuhukare ku ibintu Sarupongo yagiye agarukaho ngemba ndimo kugenda ngotinga n'abayobozi 40 urambwira urumvira nde ureke nde kandi bose bashaka kwigira ababosi bawe ntabwo wakina iki sumwe ariko kubwira ngo kora ibi ndakubwira ngo kora ibi naze muri equipe ri bien organisé akore akazi harazakina kandi rwose bajya bavuga ngo umwana wanzwe ndi ukura bazabona agaciro ka haji noneho yego okay reka noneho turase ku ntego twirinde kurambira abadukurikiye duhita twigaba ku gicumbi cy'intwari nta handi naho iriya koroteje ndayivugaho nyuma ngewe mita nsoza ngenda uhita usoza ugenda kuko mfite na byinshi ndi bugende nkubazaho ariko reka Bovici atwinjizeyo uriya ni umunsi nakwita mpuzamahanga kuri twebwe ni umunsi navuga ufite icyo uvuze kuri ekipe yacu ndetse n'abayobozi bayo uriya ni umunsi buri muntu wese ategerezanyije amatsiko ni umunsi twese twahanaguye agakweto twahanaguye ibibabi twiteguye guturamo umwambaro wa ekipe tukajya aho byabereye noneho aho byatangiriye ibintu byateguwe n'abafana ubwabo uri kumva aho ibintu byatangiriye aho niho turi kwitegura kwerekeza ku itariki ya 4 turamanuka hariya Igicumbi twabukereye turiteguye aba amafani club ameze neza
abafana bose bameze neza, abakinnyi bari muri kondisiyo nziza, abayobozi bacu imyitozo bayigeze kure, yego barangajwe imbere nande na CDS Fande Mubaraka Mugana niwe uzaba rutayizamu acicundura atwereka ubundi bati Nyabugogo igeze kukubwira ngo aba bakinnyi bazabona urugero rw'uko bakwiye gukina, bazabona shampiyona competence iri hejuru y'ibyo bakwiye gutanga. Uriya ni umunsi exemplaire, yego uzaba uri mpuzamahanga ku bakinnyi bazagira ibyo bigiraho, ariko kandi ni n'umunsi tuzicara twige ku kintu kigiye gukorwa kuri bombe tugiye guturitsa stade kabisa. Hari stade igiye nahoze mbona yatitije imbuga nkoranyambaga cyane, wayibonye iri barimo baserereza bare hariya bizaba ari black and white, baserereza bareyo ngo ibyabo bihora mu ntuza mu magambo no bihora mu magambo, ariko se wari wumva induri wacu ntabwo ibyo bikunda. Uriya munsi rero ni umunsi jyewe ku bwanjye watinze kugera, ni umunsi wanindiye. Ni nko kubona umusore yararambagije buri kimwe cyose cyarabaye hagezweho, ariko uvuga ati ndamuzana ryari. So rero turiteguye, haba imodoka zirateguwe, amakorutege y'uburyo tuzamanuka, ibintu bimeze neza. Nakubwiye ngo ni bien organisé, nta kajagari, nta byo kuvuga ngo ngenda akora ibi ngo twebwe ni umurongo kandi utagoramye. Nshimira n'abafana ba APR ari ukuntu mugerageza gushyiramo akantu ka discipline no kuba smart. Oya, bizakugora kumva iwacu twateye amabuye, bizakugora kumva twatukanye, bizakugora kumva twagoranye n'inzego z'umutekano, bizakugora kumva umuntu twubahutse. Twebwe turi très discipline kuko dufite uburyo duhabwa ingero n'abadukuriye. Okay, reka nshimire Bwana Bovici kuri protege yari amaze kuba atugezaho, nerekeza ku mushyushyarugamba ukomeye cyane. Yambwiye ati mu minsi ku munsi wo ku itariki 4 ntago nzaba mfite vuvuzera cyangwa se nambaye za perike z'abadamu basanzwe banziho. Ati ngiye kuba nambara agakote, namaze kuba nkategura n'akacongo kameze neza. Bwana Nyabugogo, iki gikorwa ukiteguye gute? Okay, mbere na mbere ngewe ndabanza nshimire umukuru w'igihugu cyacu, nshimire n'umufana mukuru wateguye ibi bintu, Rujugiro, perezida w'abafana bacu, kuko nawe ari mu bantu bateguye ibi bintu. Ariko unamuhereza na credit uherutse ku manike nshako mu minsi yashize. Nemeye ari kugerageza kwikura mu rungano cyane. Kuri Rujugiro hari ibindi bintu ndi buze kuvugaho nyuma ndi gusoza. Nshimira abayobozi b'umujyi wa Kigali. Ubwo nimvuga abayobozi b'umujyi wa Kigali ni mwumve meya w'umujyi wa Kigali, yego, cyangwa undi muyobozi w'umujyi wa Kigali. Ndavuga umuyobozi w'umujyi wa Kigali ukuriye abafana ba PER, urwego rw'abafana ba PER mu gihugu. Bamwita Songa Mbere, ninde Kwaka, bamwita Papa Rukaka. Ariko na Songa Mbere amuri imbere, amuri mu mpande ku ruhande rwe. Yego, narujugira agakurikirana na wa muvugizi wacu Jangwa. Oya, ntukavuge Jangwa, ni Jangwa. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko kuri protegeho ni bisanzwe. Namaze kubaza, bambwira ko imodoka miliyoni zose ziteguye kumanuka hariya hepfo Igicumbi. Imodoka miliyoni ziteguye kumanuka Igicumbi. Umutekano wo bawupanuye. Nimba wabona babagabo b'utugofero tw'umutuku, ni ingofero ingofero z'umutuku, babandi nyine ubona barebera muri rinete, nibo bazaba bakikije umujyi wa Kigali mbere yuko duhaguruka, nabo bazatugenda mu mpande. Noneho ndagira ngo nongere mbamenyeshe ko buri mukunzi wa PER, haba uri Burayi, haba uri hehe, batangire baze, kuko bamwe banatangiye kuza ku kibuga cy'indege haruzuye, hari ambutiyaje y'abantu benshi bari gushaka kuza kureba ibirori. Hariya niho tuzarebera aho umukuru w'igihugu cyacu yari yicaye avuga ati bajene banjye cahariya, wowe nawe cahariya, nawe cahariya, haduyaze hano. Yego,
tumucapiremo hagati. Ikindi kintu kimwe hariya niho tuzarebera aho abasaza bacu, nituvuga abasaza harazamo Afande Kabarebe, barondore bose. Nituvuga abasaza harazamo Afande Kabarebe, nituvuga abasaza harazamo Nyamvumba, nituvuga abasaza harazamo Bengira, nituvuga abasaza harazamo Rwigema Gisa, nituvuga abasaza harazamo Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nituvuga abasaza harazamo abantu bagiye bakomakomeye bafande Naganira, bafande Rwakaba, ni benshi sibyo. Urumva ngiye na buriya meya wa Gicumbi nawe ari muri bari abantu, nuko wenda abantu benshi batabizi, ariko meya wa Gicumbi ari muri bari abantu. Ni nabwo tuzareba uburyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu abazatuganiriza ukuntu igihugu cyagiye akizana akagikura ibuzimu akakizana ibuntu. Nizere ko ubu ngubu muri iyi minsi nibwo muri kugenda mubona, sibwo bwa mbere mwabona mu Rwanda tugiye kubaka imihanda igerekeranye nk'inshuro nka 800. N'ubwa mbere, sibwo bwa mbere mwabonye aya mamodoka meza bayita ngo ngwiki, za Ferrari, zaki, za Barabasi, za Vigo. Ayo mamodoka tuzayareba ku Gicumbi yose aparitse aho ngaho. Nibwo tuzareba intwari hariya zirahamanitse bazubakiye ibirindiro byazo. Nibwo tuzareba Afande James Mubaraka Muganga ari gukina, Afande Kabare bari gukina, abafande bose bagiye bakomakomeye. Ikindi cyitonderwa rero kandi kuri bufana wese wa APR, umupira agomba kufatira aho imodoka zizahagurukira. Ibyo byo namaze kubimenya. Umupira ugomba kuwufatira aho imodoka zizahagurukira, kurya ko urabizi muri APR umunezero wadushenjaguye umutima. None se utari umu APR akaba ashaka kwigira mu birori, ndagira ngo mbamenyeshe ko twebwe nta kubaheza, ni karibi wacu. Twebwe batwita za Kimaranzara, twebwe Kimaranzara ni karibi wacu. Haba bareyo, haba baye Kigali, haba bayovu, haba bose bamukura bose na champion ya 5 ndetse n'abaza Simba na za bose bazazi. Erega ntibumve yuko ari igikorwa cya APR gusa, ni igikorwa cy'igihugu, ni igikorwa cy'isi. Hari amakuru avuga ko umuntu wese ugomba kwitabira biriya birori agomba kwishura ibihumbi 10. Ubwo utayafite ntabwo yemerewe kuhagera. Utayafite urumva azaca ku bantu nkatwe, cyangwa azaca ku bantu aba Rujugiro n'abasonga mbere. Bazamuganiriza ukuntu wenda ibyo bintu bizakemuka, ariko ntibyaburirwa umuti. Sibyo, twebwe ntago ikintu cyacu cyaburirwa umuti. Rero nagira ngo mbamenyeshe ukuntu nzaba nambaye. Bitansoza ari byo tunashaka tukana no kumusoza. Nambaraga ikintu bise perike, ariko nzaba nambaye ikoti ryiza cyane ry'umukara, imbere harimo akantu k'umweru, ndetse ntwaje Perezida wacu w'ikirenga Afande Mubaraka Muganga, agakapu karimo iki baro football Nyabugogo akaba arasoje. Mu by'ukuri rero twari turi kumwe n'abakunzi b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Twarababwiye tuti tuzajya tuza tuyanyanyagize hasi, buri wese agende akuramo amakuru yiwe amunogeye. Turababwira tuti tuzajya tuza kandi tubahereze amakuru azirimuha no gusesereza. Turongera turaza turavuga tuti amata abahame i Kigali mu Rwanda hose. Iyo niyo siroga yacu tugira. Ewana kabisa, mbibutsa rero no gukomeza gukora subscribe, share, comment, like, wibuke gukanda akazogera kuri zino platform zacu kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza cyane 5 kuri 5. Reka rero mbahereze umwanya dusoza, batange ubutumwa ku bafana ndetse no ku bayobozi muri rusange. Dusoza ndahera kuri Bovici ndetse nsoreze kuri Nyabugogo, ubundi mbarekure bajye no mu bindi biganiro byabo cyangwa se bajye mu zindi gahunda zabo muri rusange. Ariko ngewe ndabashimiye cyane. Yes, urakoze cyane Oliver. Ndashimira by'umwihariko abaduteguriye iki gikorwa cy'uriya munsi wo ku itariki ya 4. Mbwira buri mufana wese, wowe uzi ko ufana APR Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu, tuzahurire hariya i Gicumbi ku itariki ya 4. Nizere ko mwiteguye neza,
mwagiye mubyumva, utunyenyeri mwaradukanze kandi mwariteguye ndabizi kuko buriya Olivier niba ari abafana batajya batenguha cyangwa ngo bumve nabi, ni abafana ba Nyamukandagira barorganize cyane. So rero nababwira kuzubahiriza gahunda n'amabwiriza asabwa, hanyuma tuzajye kwizihiza uriya munsi. Nshimira abayobozi baduteguriye kiriya gikorwa n'abazaza kwifatanya natwe mu birori, ariko kandi abatafana APRFC twabigarutseho ntimuhejwe, namwe ni karibu sana kabisa. Njyewe rero ku ruhande rwanjye ndashimira Olivier byose TV wakoze kuduha uyu mwanya muvandimwe, kandi namwe mukomeza gukurikira byose TV kabisa, mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore share, ni byiza cyane rega dukwiye gutezanya imbere, kandi buriya tutazamuranye nta kintu twaba turi gukora. Si ngombwa ko nziyambaza umunyamahanga kandi mbona mugenzi wanjye undi hafi. So mube hafi rero ya byose TV kabisa, nico kintu nyisabiye subscribe. Ndagushimiye Nyabugogo muvandimwe, twabanye muri iki kiganiro, wakoze cyane nawe kandi ukomeze kugira umunsi mwiza wo kwibohora. Nanjye rero mbashimira. Wowe uvuze ku kanyenyeri, twebwe ntabwo dukandisha akanyenyeri ko kugira ngo tugure abakinnyi, turi gukandisha akanyenyeri ko kugira ngo nawe uze wirebere aho igikorwa kizagende neza. Ari nayo mpamvu ntaguce mu ijambo Nyabugogo, umufana agomba kugira ishusho agaragaramo rijyanye n'ikipe afana. Niwo murongo abayobozi bashyizeho, baravuga bati mu bihumbi 10 hakubiyemo umwambaro cyangwa se impuzankano y'ikipe yawe ufana. Nanjye rero mbashimira, nshimira abanyarwanda, ngiye kenshi cyane nshimira abadamu, inshuti y'abagore kuko nibo batumye mba mu mujyi wa Kigali akenshi, nibo nkorera ubwiza bwabo kugira ngo nanjye mbone kubaho. Nshimira byose TV, nshimira nawe Olivier, nshimira kameramani wacu n'ubwo izina rye ntarizi, yitwa Vedaste. Nshimira Vedaste, nshimira buri mu diaspora wese uri buze gukurikira iki kiganiro, nshimira kandi abayobozi b'igihugu cyacu, abayobozi bo hasi ba mudugudu ndetse abanyamutekano tubona hano nabo mbashimira. Nshimira aba badutije umwanya wabo, iyi side hano Kunyenyeri Bare mbashimira. Nshimira buri muturarwanda wese utuye u Rwanda, nshimira by'umwihariko Madamu Jeannette Kagame rwose, First Lady. Reka mbivuge gutyo kubera ko ntize we nibyo, oya nta kibazo. Reka mbivuge gutyo, ubutumwa bwatambutse. Nshimira ndetse n'umukuru w'igihugu cyacu, nanjye ubwanjye nishimira kuba nabonetse n'iby'agaciro gakomeye cyane. Murakoze. Reka tubashimire cyane, tubabwira ngo ibindi biganiro byacu bya football nakagaruka hano kuri byose TV, The Public Sport na platform yose tuba tugenda ducishaho ibiganiro byacu bya buri munsi muri rusange. Reka rero mbabwire nti amata abahame i Kigali mu Rwanda hose. Nshimira cyane Vedaste. Yego. Reka ngushimire Bovici. Asante sana. Reka ngushimire bwana Nyabugogo. Bovici turi kumwe. Vedaste. Yego. Murakoze cyane, ubwo naho kuri uriya munsi cyane tuzahurireyo. Sawa.